Amahoro y'Imana bene data nshuti y'umusaraba, reka ngwikaze ubwire ngo gubwa neza ndetse ukomeze komera neza. Nubwo byaba bitameze neza ngubwire ngo ejo byamera neza ko kari kurira kwa rari umuntu, ariko bwacya mu gitondo imundo zikavuga. Ngiye wumva nitwa Samu, ndi umukozi w'Imana, nigiri kuri mikoro, ariko kuri kamera no tufite umutumirwa wacu Pastoro ndetse mushumba. Turamwakiriye cyane, turakwakiriye mushumba. Murakoze cyane. Yego tugwaye ikaze, waza gutangira wibwira abadukurikiranye. Nitwa Pastor Eli, nkaba na prophet. Mpamya ntashidikanya ko nkorera Imana. Eri umuntu aba pastor gute akaba n'umuhanuzi? Ubundi kera habagaho abatambyi. Yes. Abatambyi ni nkuko twavuga abantu bajya gufashana kubatambira ibitambo. Yego. Ariko aba bantu bakaba baravuganaga n'Imana. Ndatanga urugero rwa Samweli. Samweli yari umutambyi ariko akavugana n'Imana. Rero kuba pastor ukitwa umutambyi gusa ntuvugane n'Imana, kugira ntago buri umutambyi. Pastor abagomba kubavugana n'Imana kuko intama uyoboye ntabwo uzaziyoba cyangwa uzishumbe utavugana na nyiri intama. Iyo nturabyumva. Nubwo ariho duhise tuhera, ndashaka kuza gufata neza iyo mikoro ataza kuzamo umuyaga. Yes, gutyo Imana igomesha. Nubwo ariho duhereye ariko tutaraza kujya kure, kujya tuze kurambira, tutaza kurambira abantu badukurikiranye. Ndagusabye mu cyubahiro Imana kugomba ubanze dushyira imbere y'Imana. Mana, imbaraga zawe nizo zikora, waremye ijuru n'isi uduterekamo. Nyemerera kubw'ububasha bwawe uhagarane natwe. Abumva kino kiganiro ubiyereke, ukorane nabo, kuboko kwawe kwiza kubabeho, ukure buri kintu cyose cyakwica ubuzima bwabo n'imibereho yabo mu nzira. Ubahagarike ku musozi wawe aho amahanga azavuga ngo Uwiteka yakoze ibikomeye. Urakoze kuri kumwe natwe. Amen. Yego. Pastor rero kubakunzi bakubonye bwa mbere, nekereza ari abantu basanzwe bakuzi, hari n'abakubonye bwa mbere, umuntu cyane cyane wifuza kubavugisha cyangwa se kuba yabonana namwe, muboneka gute, bigenda gute? Nta bidasanzwe, ku kiganiro haba pininzeho nimero, arahamagara, ziba ziriho, nta kibazo kirimo. Twibutse nomero. Ni 078 Yego. 3544 335. Yego. Iyo ngiyo niyo ibiriho kumpamagara. Habaho niya WhatsApp yo ndayipininga kuko ntago ndayimenya n'inyamahanga. Yego. Yes, hanyuma umurimo w'Imana warumeze ute? Umurimo w'Imana urakomeye, ntako yingi iwacu muri Goma. Yego. Yego. Uragira ati ndashaka kuhanura cyangwa se kongera kubakamo ibintu Imana cyangwa se ikizere baba baratakarije Imana, abantu bakongera kugaruka ku uyu munsi ni hishurirwa rikomeye. Yego. Kandi ndasaba abantu irishurirwa baritege amatwi. Yego. Babe maso bumve. Abantu twagiye dusenga, tugasenga Imana ivuga inakora. Iyi Imana ikanabitubwira, gaca mu bahanuzi, gaca no mu ijambo no mu mayereko n'ahandi katubwira ko igiye kutugira neza. Ariko ntitubigereho. Ahubwo twatinze ku musozi w'amasengesho. Turacyasenga tuyinginga. Kuki ntabona umugabo wanjye? Kubera iki ntabona umwana wanyemereye? Kubera iki akazi kataza nkabona naho nkora ibizami ariko akazi ntikaboneke? Kubera iki abarozi buri gihe bahora banduka kandi Imana yavuze ko ibankijije? Kubera iki ubucuruzi bwanjye butagenda kandi Imana yavuze ko impaye umugisha? Ndashaka kugira ngo twite mu ijambo. Ni igitabo cya mbere cy'Abami, bice 18, umurongo wa 36. Haranditse ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Ari wowe ugarura imitima yabo. Reka rero mvuga ikintu gikomeye. Abantu badukurikiranye, abantu dukora ikosa, tukazamuka umusozi tugiye gusenga, ariko ntitwubake igicaniro. Ntitwubake igicaniro.
Eri ndashaka kuza kudusobanura winjira mu ijambo rya n'ubuhanuzi bwawe. Uze hari n'umuntu ushobora kumva ijambo ngo igicaniro. Ntamenye icyo ari cyo. Yego. Igicaniro ni amabuye bateguraga bakayatondekanya. Akenshi yakorwaga nk'amabuye 12 yo hasi agose, akaba ari 12 asobanura imiryango 12 ya Isiraheli. Andi ugeretse hejuru fondasiyo aba ari amabuye. Yego. Hanyuma wagomba guteguraho inkwi ukarambikaho igitambo. Abantu ikosa twakoze rero twibwiye ko ubwo ngo Kristo yaje ngo yaje gukuraho amategeko n'ibitambo. Yego. Igitambo Kristo yatanze ni igitambo cyo gucungura ubugingo bwacu ngo butarimbuka. Nk'uko abakera batambaga kubera ko bakoze ibyaha. Ariko hano Eliya ntabwo yatambaga kuko yakoze icyaha. Uri kunkurikira? Ndakumva. Umwami w'Abisirayeli Sawuli ajya gutamba, Elisa yatinze kuhagera. Ntabwo yatambiraga ibyaha. Yatambiraga kugira ngo Uwiteka abahe insinzi. Rero havuyeho ibitambo by'impongano y'icyaha. Ariko ntabwo havuyeho igitambo cy'igicaniro. Uretse cyane pastor, utaza ko tuyobya kuko abakristo benshi bamaze igihe babyibaza. Kubera icyo umuntu ashobora gusenga ngagacibwa ituro, akwakwa amafaranga, akakwa izo nka n'ibindi, kandi Yesu yaramenye amaraso ku musaraba. Amaraso yamenye n'ay'ibyaha kumvikane. Yego. N'ay'iki? Ibyaha. Ntabwo ari ay'ibigeragezo uzarwana. Oh yes. Urakoze cyane. Ko tuvuga ko bw'imibyimba ye niho dukirira indwara. None kubera iki turwara ndetse tukanarwara za diabete, turi abakristo tukarwara n'umutima? Yesu ari he ya mibyimba yarashize? Kandi uretse ndashaka kugira ngo abantu bave mu buyobe. Yego. Igihe cyose bavuga yuko amazi, burya amazi azimya umuriro, ariko umuriro ntabwo wazimya amazi. Nibyo. Amazi azimya umuriro, ntabwo wazimya amazi. Urakoze cyane. Yego. Nshaka rero nk'abantu umurongo. Niba igitambo Kristo yatambye ari icy'ubugingo bw'imbere, uyu muntu w'inyuma wacu asabwa kurwana, asaba gukora ibishoboka. Ntabwo uzaryama kubera ko wakijijwe cyane ngo akazi kazi. Yego. Ntabwo uzananirwa kujya gushaka kwa muganga ngo ukire ngo kubera yuko ngusenga ngo Imana ngo urakira. Yego. Abantu benshi tubona bajya kuri bano bago bakomeye ba Chris na ba Benheni bakabasengera bagakira. Abantu baba barazengurutse ibitaro bikomeye barabanje kwiringira ibitaro, ariko byabananira bakabona bakagira gute, bagashaka uboko bajyayo. Yego. Aha rero niba uvuga ngo abantu bacibwa ibitambo bagacibwa n'amaturo, ninde muntu ujya kwa muganga akagenda n'amaguru? Nta gatega? Nta mafaranga agiye. Ninde muntu ugerayo akagera imbere ya muganga ataraca kuri reception? Ntabwo bikunda. Si amafaranga n'umwanya. Hanyuma se gute abantu bashaka kuza imbere y'umwami Uwiteka, yego, bakamwicara imbere bafite amaboko ntacyo arimo arakora? Ejo bundi nabonye bamwe bagenda biha abantu ati abakozi b'Imana ntibakwiye. Urabizi ko nifunga ry'isengero bamwe bavuze ati pastor mugiye gucukura amatuwarete kababayeho, ukibaza ngo ese koko mu 7,000 bitarafukamira Bayali, iyi Mana yacu Dawidi yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nari umusore none ndashaje sinigeze mbona urubyaro rwanjye rusabiriza cyangwa ngo rwitwe n'inzara. Kubera iki nyine abantu bumva yuko ibintu by'Imana ari sesa abayora? Ubundi ikibazo cyahabaye, abatubanjirije bigishije ibintu bashaka gukurura bashyira mu nda. Ntabwo bigishije abantu ireme ry'ijambo kugira ngo buri muntu amenye icyo agomba gukora n'agomba kugikorera. Niba wampamagara ngo tujyane ku musozi gusenga, unyizeyemo cyangwa se warambonyemo ingabire y'Imana, deja unjyanye kubera ko hari icyo umbonamo. Niba rero ugikeneye gute ushaka yuko nanitegera ubizi neza ko ari wowe unkeneye? Noneho Eri, tunasubiye inyuma, kera ku bwa Yesu tuzi yuko habagaho amafarashi, gato, abantu bakagenda, ariko mu buryo bwo gukorera Imana muri novizo turimo biragoye. Kuvuga ngo umuntu ugiye kuzamuka umusozi Gicyangugu ku musozi ni urugero, cyangwa se ugiye gusengera ahantu runaka cyangwa ugiwe, ese yumva wagerayo? Aha ngaha hari uzaba atayafite ari umukene,
uyu nawe ubwawe uramubona, uyu nguyu uzabimukorera, uzabitamba nawe nk'umushumba, umutambire ituro ndetse unamutambire igihe cyawe ndetse no kumusengera, sibyo? ariko niba umuntu afite ubushobozi, ndashaka ko ntandukaniriza hagati y'umuntu utumwe n'Imana mu gicuku cy'ijoro ikamuha location y'ahantu uwo muntu ari imutumyeho, na wa muntu ugukeneye ku nyungu ze bwite, kuza muri business ziyoze muri business wenda kwisengera ngo umusengere, yego, cyangwa se ubukwe, uburwayi runaka n'ibindi, ari wowe wakwihamagara atari Imana yagutumye. Aba bantu bagenda gute? aba bantu ahantu batandukanira, Imana irantumye, niba intumye ntabwo ndi buguhamagare ngo nkubwire ngo Imana yantumye ngo ntegera, intumye iriyeranje, ariko nunkenera ushaka ko nza gusengera ibintu byawe, kubera icyo utantegera? Ntabwo ndi umukarani wawe, nubwo Imana yampamaga, yego urankeneye, ariko ufite uburyo. Rero wituma ntanga icyo Imana yampaye ngo nanatange n'ubushobozi bwo mu mufuka, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ugabura n'ugaburirwa bagabane ku mugisha, basangire. Bivuze iki? Bivuze ko ngewe nintega nkaza ari untegeye, nawe azaba akoze urugendo rw'ivugabutumwa, azagabana umugisha nk'uwanjye, yiyongereho n'umugisha w'icyo naje gukora iwe. Bihuze rero ubwo uri mu ijambo, ndagira ngo utaza kujya kure iryo jambo, aho Eliya watusomeye ijambo rya Eliya. Ndahantu Eliya yari kumwe n'abahanuzi ba Bayali, arangije arababwira ngo mukore igicaniro cyanyu, mushyireho n'igitambo, ariko ntabwo muri bucane, nta muriro mushyiraho, murahamagara iyo Mana yanyu, buretse imanuke, imanuke ize, nta kibiriti kibayeho, nta peteroli, nta esanse, iki gicaniro cyanyu cyaka n'icyaka, Imana irasubirisha umuriro, niyo yarabe iyo Mana nyakuri. Ese tuvugisha ukuri, kwa abahanuzi ba Bayali nabo ari injiji? Babwirwaga n'iki ko iyo Mana Eliya avuga ariyo ya nyayo? Yarababwiye ngo Imana ya nyayo niyo irasubirishha umuriro. Ese bo bari bayizi? Eliya wari uyizi? Urakoze cyane. Bishatse kuvuga iki? Eliya yabatsindishije gusobanukirwa ububasha bw'Imana asenga. Abantu rero turimo turasengana bakazamuka umusozi, ntibubake igicaniro mu buhe buryo? Ijambo rirambwira ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ugiye gusenga amasengesho y'iminsi 3, ibyo kurya wagombaga kurya ubisize mu rugo, ntabwo wabitanze, bivuze ngo urabyibikiye. Bisobanuye yuko amasengesho ugiye gusenga n'ubundi kurya urimo urarya. Ibyo wari buryo wabibitse, bisohore ubitange, ubihereza abantu bashonje, babirye by'iminsi 3. Nibamara kubirya uzaba wubatse igicaniro, nunahamagara ijuru ukaribwira ngo ndashonje, rizabona ko hari andi maboko yariye ku bwawe. Najya no gusura abantu shashika, jya gusura abarwayi, ibyo wari burye mu minsi ingahuri umare mu masengesho, bisurisha abarwayi, ubona uzamuka, uzaba wubatse igicaniro kizima, Imana izahagararaho ikakumva, ikagusubiza. Bivuze iki? Abahanuzi ba Bayali bubatse igicaniro bashyiraho n'igitambo, ariko Imana yabo bahamagaraga ari Imana yabo bya nyabyo, ariko ntabwo yari ifite umuriro. Ariko ntabwo muranyumva, ntabwo Imana yabo yasubirishaga umuriro. Byashoboka ko yasubirishaga ingumi cyangwa se igasubirisha imigeri, ariko rero Eliya bica mu mutwe, arababwira ngo Imana iri busubirisha umuriro niyo Mana. Kubera iki babwiye umuriro? Nuko yarazi ko Imana ye igitwika. Rero abantu bakwiye kujya gusenga, bakubaka igicaniro, bagatambikaho igitambo, Imana ikaza igatwika cya gitambo, Imana ikagaragara. Ikihe? Gaburira umukene uzamuka umusozi, ishurira umupangayi inzu. Niko nshuti yanjye, ufite amamiliyoni, ufite amazu, urimo urazamuka umusozi, nta n'umukene wishuriye inzu ngo Mana ngo nata etaje yanjye ngo ntabwo nayiryamyemo ngo mfite ubururu bugura miliyoni 5. Hari n'uwo waguriye matora y'ibihumbi 50. Hari n'abasenga ngo nutabikora n'uburi Imana, ngo nutabikora ngo si wowe Mana. Ikindi urumva ukuntu Eliya yasenze, aravuze ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, ngo uyu munsi ngo bigaragare ko ari wowe Mana. Mu yandi magambo, nituvuga Imana ya Isaka, Isaka yari umugabo, reka mwite gutya, mu buzima bwa Isaka habayemo ikinyoma. Yabeshye ko umugore we ari mushiki we. Aburahamu yabeshye ko umugore we ari mushiki we. Bigeze kuri Isiraheli yabeshye ko ari Esawu kandi ari Yakobo. Ari Esawu yabeshye ko ari Esawu kandi ari Yakobo. Bivuze iki? Nuhamagara Imana y'aba bagabo, uzaba uhamagara Imana y'inyabinyoma ibeshye. Ariko ntabwo abantu bajye babyumva neza. Sinzi impamvu abantu utavuga ati Imana yandemye ikanterekaho, ufite ububasha ibisiza n'imisozi bitararema.
mana nkorera. Ubundi Imana ukorera ni wowe uyizi, ni wowe ubizi neza kuri umupagani, ni wowe ubizi kuri umusa. Yihamagara nyine mu bupfu bwawe irakuzi. Sinzi niba murabyumva. Hari umuntu uhamagara Imana akayihamagara nkaho iri icangugu. Ujya Imana muba muri kumwe. Niyo mpamvu wambajije ngo iyo umuntu akuzamukiye umusozi, ese gute ngo marire iminsi 3 mu ishyamba, wenda afite umugore n'abana, sibyo? Nataye ibyo nari gukora mu rugo, nta biryo bihari. None ngiye niba ndi kwiyiriza bo biyirije, kuki utabagaburira? Nawe niba ntabyo ufite rero, ndamenya ko uri umurwayi mugenzi wanjye, nkubwire ni sasa sinkuzamukira, nawe uraza tujyana. Hari n'abantu bita bafite bavuga ngo bafite akazi. Nje naravuze ngo niba ushobora kugira akazi, akaba yagutura ikibazo kasowe mu nzu, ukaba utamuha n'ibyo 50 ngo yishyure inzu, nta kazi ufite. Nta oya, reka nkubwire, hari ibintu bitari akazi byitwa kwirwanaho. Ubundi umuntu ufite akazi ni umuntu uri bubona amafaranga agakemura ibibazo bye, akagira yabika, akagira n'yafashisha abandi. Ibyo bintu birumvikana. Mu gihe rero ibyo bintu bitari byakunda, uyu muntu aba ataragera ku rwego rwo kuvuga ko afite akazi, ahubwo ajya abwira abantu ngo mfite ahantu nirwanaho, nkareba ko buri buke. Niyo mpamvu rero abantu ndabasaba nibongere bazamuka umusozi gutya, banza utegura amasengesho, umenye Imana ugiye guhamagara ni iyihe. Ese Imana wasabye imbabazi kubw'ibyaha byawe ubona yarakubabariye? Numara kubona ko yakubabariye, ugenda ugiye kwibwira ngo mu mbabazi zawe harimo byose. Uyu Imana ari gusaba umugabo iri kureba ko irabibona ko uyu mugabo yamuma, cyangwa mfite abandi bagabo b'ubusambanyi tujya duhura. Buretse gato harimo n'abakobwa bavuga ngo Imana mu mugabo wareba ubukaka n'ubushongora afite, ukavuga ati ibyo dushobora kubyita zimwe mu mbaraga z'imyuka imurwanya itifuza ko yubaka. Ariko nta muntu udakwiriye umugabo cyangwa umugore, ahubwo habaho imbaraga ziturwanya, kuko Imana ijya kurema yaremye buri kigabo n'ikigore cyacyo. Hariho byashoboka ko ikigabo cyawe cyapfa mutarahura, n'ikigore cyawe kigapfa mutarahura, ariko buretse iteka Imana igira piyesi. Imana igira piyesi. Kuki wakoze imodoka, yakoze imodoka agajya n'icyuma kiyisimbura icyapfuye, kuki n'umuntu yagezeho agakora n'insimburangingo? Bivuze ngo Imana rero igiye kuguha icyawe cyapfuye, iguha ikikumara mubabara kurusha icya mbere. Rero ndasaba abantu wizamuka umusozi nk'umuntu utazi aho agiye. Oya, babagenzi b'abanyabwoba ngo bajyanaga batazi iyo bajya. Abantu nibabanze bubaka igicaniro, bacyubaka batesamu. Mbere yo kuzamuka ku musozi ubakira igicaniro mu nzi wawe, sigi wowe hari amahoro. Banza wihanire mu rugo, uzamuka umusozi wagaburiye abakene, wagaburiye abarwayi, wagiye gusura imbohe zitakuza. Nurangiza icyo gicaniro ugipfukamireho, ubwire Uwiteka ati ngewe igicaniro cyanjye nacyubatse, ndagira ngo usubirishe umuriro. Umuriro numanuka umurozi azashya, umuriro numanuka ubukene buziruka, umuriro numanuka kubyara bizakunda, umuriro numanuka indege uzayurira, umuriro numanuka viza uzayibona. Ubaka igicaniro. Kandi hari abantu mwubaka igicaniro cy'ubutindi, mu kubaka igicaniro ngo reka mbikore ngo Imana indebe. Wibikora ngo Imana ikurebe, bikore kuko ari ngombwa ko igicaniro kibaho. Hari n'abubaka iki gicaniro bagasubira inyuma bagasebya abo bahaye, none bigahinduka iki ngo Mana ngo none se ngo ko natanze nkakora gutya, kuki utumvisha amasengesho yanjye? Nusenga gutyo ntago bizakunda. Reka mvuga akantu gatoya. Umugabo yigeze avuga ngo ngiye gusenga y'iminsi 3. Asenze iminsi 3, umuntu amucaho umuhanuzikazi w'umukecuru aramubwira ngo ijuru rantumye ngo nkubwire ngo ntabwo uzi gusenga, ngo subira mu rugo ugende wiga uko basenga, uzagaruka uzi icyo ushaka. Umugabo yasengaga ati Mana ndagutabaje, ndakwinginze ntabara, mama wanjye ni impumyi ntabona, wazana abaganga babaga amaso, agasakuza akavuza induru. Mana umugore wanjye ntabyara, waduha abana, Mana ukatugira neza, abana bagatamba mu mbuga, Mana watabara, inzara iratwishe nta byo kurya dufite. Akaba ari amasengesho arimo asakuza avuza induru. Arataha ageze mu rugo, umugore ati kutashye Imana ivuze ngo iki? Ngirambwiye ngo ntabwo nzi gusenga nintahe. Ngo na ya masaa 9 y'ijoro ujye ubyuka nuko mama cyo tubuza gusenga uri muri Sharabaganda nibiki? Ati nuko niko imbwiye. Ati hanyuma kinyambwiye ngo ningaruke niga uko basenga, ubwo reka mbyigeho nzasubirayo. Uwo mugabo akiraho marayika w'Imana aramusura mu ijoro, aramubwira ngo nuzamuka ukagera ku musozi uzasenge gutya, uzavuge ngo Mana
ndashaka kubona mama abona abuzukuru barimo kurya. Ariko ibyo bintu wabyumvise? Mama we yari impumyi, umugore we atabyara, nta byo kurya bafite. Isengesho rero, Mana ndashaka kubona mama abona abuzukuru bari kurya. Mama nabona abuzukuru ubwo mama arareba, nabona abuzukuru umugore yabyaye, nabona abuzukuru barya inzara yashize. Iryo sengesho yagoye. Rero abantu dutandukanye, Eliya ahagaze ntabwo yavuze amagambo menshi. Iyo umuntu azi igicaniro yubatse, amenya n'amagambo akivugiraho. Impamvu umuntu asakuza nuko aba atizeye igicaniro cye. Cya mbere, igicaniro cyo mu mutima uburyo yejejwemo. Cya kabiri, ubwoba no kwizera Imana asenga niba ari Imana nyamana. Rero mwabantu mwereka mbabwire, numara kumenya Imana usenga, ntabwo uzasakuza, ntabwo uzavuza induru. Oya, uzayihamagara. Yaravuze ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Urumva iryo sengesho? Mbese mu yandi magambo, niyo yari kuba atayizeye, iyi Mana yagombaga kumanuka. Yari yubatse igicaniro akizereyemo ko Imana irasubiza. Abantu 450 yari yahamagaye bakizwa bakamenya iyo Mana. None abantu barimo kubaka igicaniro cyo kugira ngo gusa bagaragare kwa muganga ko basuye abarwayi, mutu postinga ko basuye abarwayi. Ni rimwe Imana idukorera tukajya gusura abarwayi kwa muganga ko tutarabe postinga. Imana ni kwigisha uko bakora igicaniro, nurangiza ukayihamagara, Imana izakwitaba. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane Pastor, ndagushimiye. Yego murakoze. Ikiganiro cyiza duhaye cyangwa se ubuhanuzi bwiza uduhaye. Amen. Imana ikomeze kugumugisha. Twasenga. Imana turagushimiye. Nyemerera wigishe abantu bawe kumenya igicaniro, niba kimenya nawe uzagitwika, kandi n'igishya amahanga azabimenya. Inkuru z'aba bantu bakurikiranye ijambo, reka ibe inkuru yamamara mu izina rya Yesu.